Imana ishimwe cyane. Korali Rehoboth barakoze cyane, ntabwo aryama ntabwo asinzira. Imana ishimwe cyane kandi Kristo niwe mfura mu bazutse. Imana nishimwe cyane. Bati rero humuriza umutima, ntabwo aryama ntasinzira ku bwacu. Imana nibishimirwe cyane. Nawe ongera uhumurize umutima wawe, ntaryama ntasinzira kubw'ubugingo bwawe ndetse n'umubiri wawe ataburetse ndetse n'umuryango wawe. Imana nibishimirwe cyane. Reka rero dusenga Imana kugira ngo tujye mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, kandi nyine nk'uko twigeze kubivuga turakomeje amasengesho yacu. Iki ni cyumweru cya 4 turimo, noneho turavuga hejuru yo kuramya no gushima Imana nyakuri. Imana rero ibishimirwe. N'uyu muririmbyi niho twinjije, nawe ushubije amaso inyuma wabona ibyo watambutsemo, wabona aho yakurengeje. Imana nibishimirwe. Impamvu zo gushima Imana no kuyihimbaza ni nyinshi, byonyine kuba twarabonye ubugingo muri Kristo impamvu zaba nyinshi. Reka rero duce bugufi, hanyuma noneho dusenga Imana, nyuma yaho twakire pastor atuganirize ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana. Mana yacu turagushimye, tugushimiye yuko utaryama, tugushimiye ko udasinzira, kandi tugushimiye ko utubereye maso amanywa n'ijoro uko bwije nuko bukeye, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye umwanya mwiza, umwanya mukuru kandi ukomeye twinjiyemo kugira ngo twakire ijambo ryawe. Ijambo rya turabizi ko ari byo kurya by'ubugingo bwacu. Ijambo rya ryaraduhamagaye, ijambo rya niryo ridukomeza, kandi ni umucyo utumurikira inzira, ni indorerwamo twireberamo tukamenya uko duhagaze nuko turi. Ijambo ryawe rimanuka mu mitima rigatsinda kandi rikemeza, kandi tugushimiye ko imbaraga z'umwuka wera zo kurishorera zihari. Turasenzerera umukozi, turamusengeye, mwambika imbaraga, umwuzuza umwuka wawe wera, ubuntu bwawe bubane nawe. Umukoreshe mu izina rya Kristo kubera igikoresho, natwe mu izina rya Yesu abateze amatwi dutegereje kwakira ibiturutse kuri wowe. Turasenze kugira ngo duhazwe nawe. Dusabye umugisha kumwigisha, dusabye umugisha kuri twebwe abigishwa, dusabye umugisha kuri twebwe twese muri uyu mwanya wo kwakira ijambo ryawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Karibu pastor. Ndashaka gushima Imana ku bw'abayobozi ba umudugudu wa Nyarugenge ku bw'ikaze mu duhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nk'uko mwarimu Alex yabivuze, amazina ni Nyamutera Joseph, ndi umupastori, ndi umukuru w'itorero turuka hari Masaka. Rero ari muri iyi minsi 3 tuzaganira, ari ijambo yavuze yongeraho ngo nibikunda. Ubwo rero nibidakunda birashoboka ko uyu munsi nakwigisha, noneho pastor Gatanazi, pastor Kerisho na mwarimu Alex bakavuga bati uyu muntu yabyishe reka ye kugaruka. Ubwo rero nimudambo nejo, ubwo nyine biraba byananiye, ariko turizera ko Imana izadushoboza. Kuri theme dufite yo kuramya nyakuri, ni theme twahawe n'itorero, harimo imirongo igeze kuri 2 tuzayiganiraho. Ari umurongo umwe uri muri Mariko 12, turaza kuvuga ko ariko turawusoma, ariko tuzawuganiraho cyane ku munsi wa nyuma. Hakaba no mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko muri iki igice cya 12, nabwo turaza kuhareba, ariko ntabwo tuzahasoma cyane, tuzahasoma ku munsi wa nyuma. Turi kuganira kuri iki jambo kuramya nyakuri, nuko ari ijambo cyane cyane rivugwa kandi ryumvikana cyane, ariko rifite uko ryumvikana. Reka tubanze dusome amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 17, noneho umurongo wa 22 kugeza kuri 28. Ndaza gusoma nayo magambo ari muri Mariko, noneho tuze kuyaganiraho. Aya magambo aravuga ngo, nuko Paulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati, bagabo b'Abanyatenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo Imana itamenya. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu kugira ngo nkugira icyo akenye, kuko ariyo yahaye
bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose, ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranywa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Murongo wa 28 ravuga ngo kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu, tugenda turiho nk'uko bamwe bo mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. Ya magambo ari muri Mariko ntabwo nongera gusoma, reka nyasomere rimwe. Ni ikibazo babazaga Yesu muri Mariko 12. Soma aya magambo ari ku murongo wa 28. Aravuga ngo nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka amenya yuko abashubije neza, aramwegera aramubaza ati mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu aramusubiza ati iry'imbere ni iri ngo umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Rero tuganira kuri amagambo yo kuramya nyakuri, nagerageje kubanza gutekereza kuri ijambo kuramya. Ni ijambo rivugwa cyane mu baririmbyi, ariko nanone batari bose. Mu baririmbyi dufitemo ibice byinshi, hari amakorari, nge simbabara cyane mu baririmbyi, amakorari mbabara mu bavuga butumwa, kuko n'indirimbo zaba kenshi zibwira abantu kwihangana, zikabwira guhinduka, kwihana, gukomera no gukunda Imana. Noneho tukagira n'abahanzi. Abahanzi rero hari abantu babasuzugura cyane muri bya byiciro by'abaririmbyi, umwe bakavuga ko ari basagihobe, bako ariko nabo bafite umwanya wabo, abandi baririmba ku giti cyabo, kandi nabo turabubaha cyane iyo bakoze umurimo wabo neza. Tukagira n'abandi bitwa abaramyi, abo bita ngo na worship, mu worshiper. Iri jambo rero niryo dushaka kugira ngo tugarure, kuko iyo myumvire itubwira ko niyo tugiye muri iki cyiciro cy'abaririmbyi, ni nk'aho abantu benshi bagenda bavamo muri iri jambo ry'abaramyi. Abantu bazwi nka ba Papi Clever, ba Jado Sinza n'abandi bamaze kwamamara cyane ko ari abaramyi. Hari ikintu rero cyadutse mu minsi ishize, abana bacu muri ADPR aho tuyobora batangiye kumva bajya mu yandi matorero, bagaruka bavuga batari ko twebwe tubuze igice cyitwa kuramya. Ubwo rero bamwe batangira ama worship team. Natwe Masaka turayifite worship team, Kabeza barahari, abantu bazwi cyane ni hariya Ntora bafite worship team. Abo rero imbaraga muri ikintu kivuga ngo nabaramyi. None umuntu akibaza se kuramya abana babyumva ko ari iki? Bumva ko kuramya ari ukuririmba turirimbo tuvuga Imana neza ariko dutuje. No kuvuga ngo umuntu ashobora kuririmba indirimbo noneho yari kuririmba ngo uri Imana mana wabaye Imana, ubwo ntago gitwa kuramya. Iyo agiye kurangiza agahindura akavuga ngo uri Imana mana wabaye Imana, ubwo rero bakavuga ko noneho twinjiye mu gice cyo kuramya. Genekereza ko iryo jambo ari ijambo tugomba kugarura tukarishyira mu mwanya waryo. Ubundi muri icyo tubona twavuga muri definition iri jambo kuramya, nagerageje gukurikirana ahantu hatandukanye. Muri dictionnaire isanzwe avuga ko ari to pay homage, no kuvuga to pay homage to a deity, no guha agaciro cyangwa se kuganduka no kuyoboka mu bikorwa bigaragara Imana. Bubona nubwo bavuga Imana nyamana bavuga Imana iyo ari yo yose, no guha agaciro, no kwemera ko Imana cyangwa se icyo bita Imana ari Imana. Noneho muri dictionnaire zegereye Bibiliya ho bakavuga ko ari igikorwa cyo kugaragaza urukundo no guca bugufi duha Imana. Harimo reverence. Ubundi ni nko gufata umuntu ukatsa naho umuciriye bugufi cyane, wereka ko kuruta cyane kandi kumwubaha cyane, ariko bivanze n'urukundo. Harimo akantu k'ubwoba ariko gavanze n'urukundo, kandi ibyo bigahabwa Imana. Iyi dictionnaire noneho ya Bibiliya ya New Bible Dictionary ho haravuga ngo worship cyangwa kuramya Imana ni harimo ibintu bitandukanye. Harimo adoration ni handi noneho tuvuga Imana tukayivuga neza kubera imico yayo n'imiterere yayo. Hakabamo thanksgiving,
ibyo tubyita praise rimwe na rimwe, no kuvuga ngo no kwishima kubera ibyo ikora. Cyane cyane tuyishimira ko yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo, ariko tukanayishimira ibikorwa byayo tubona buri munsi. Hakabamo amasengesho, gusenga nabyo bibarwa muri rya jambo ryo kuramya. Hakabamo n'ibikorwa byiza bigamije kubahisha Imana, ibikorwa bizima bigamije kubahisha Imana, nabyo bibarwa muri iki gice cyo kuramya. Hakabamo no gutanga ibyo twigomwa dutanga tubiha Imana cyangwa se tukabiha abandi kubera ko dushaka kubahisha Imana. Niyo mpamvu rero usanga iri jambo muri Bibiliya ntabwo rikoreshwa gusa mu kuririmba, rikoreshwa mu buryo bwinshi. Araho uribona uyu mugabo witwa Rick Warren mu gitabo cye kivuga ubuzima bufite intego, yavuga ko muri za ntego eshanu umuntu yaremewe, iya mbere ari worship, iya mbere ni ukuramya. Ni ikintu agifata mu buryo bwagutse, ntabwo avuga ngo kuramya ni ukuririmba twaturirimba dutuje, agifata mu buryo bwagutse. Niyo mpamvu rero tuvuze kuramya, reka tubyagure, tubivane kuri baririmbye baririmba turirimbo dutuje, tubyagure nk'uko Bibiliya ibibona. Byaba ari isezerano rya kera n'isezerano rishya, ikintu cyitwa kuramya Imana kijyana cyane cyane no kwemera ko Imana ari umuremyi wacu, ari umucunguzi, ari we utugize, ari ye tubeshejeho, ari yo dukomokaho, kandi tuyigomba byose, tuyiha agaciro kayo nk'uko biri. Niryo jambo ryitwa kuramya. Rero ku muntu wese w'Imana, ari ingero dufite naye gusoma mu Itangiriro igice cya 4:26, aravuga ngo nyuma Kayini amaze gupfa, Imana iza gushumbusha, nako Abeli amaze gupfa, mu bantu Imana yashumbushije Adamu na Eva ngo babyara Seti, Seti abyara Enoshi. Hariya rero aravuga ngo muri icyo gihe cya Enoshi ngo abantu batangira kwambaza Imana, avuga ngo to call upon the Lord. Ni ukuvuga ngo kwambaza Imana nta nubwo ari kuvuga ngo barayisengaga ari cyo bayisaba, ni ukuvuga ngo batangiye kwerekana kuha agaciro Imana ko ari Imana. Rero ba Nowa niko byagenze. Itangira igice cya 8:20, amaze kuva mu nkuge, biravuga ngo yegeranye igicaniro atamba igitambo. Iki gikorwa cyari igikorwa kivuga ngo Imana ni Imana, niyo ikwiriye kubahwa, niyo ikwiriye guhabwa agaciro, niyo itugize, ni nayo ikwiriye gutinywa. Niyo mpamvu tugomba gukiranuka kandi tuyigomba byose, nuko atanga igitambo. Ni act of worship, nabyo no kuramya Imana. Tubibonamo byinshi. Rubona noneho Abisirayeli bagiye kwambuka, aba batambye bagiye kwinjira muri Yorodani, habanje abantu baririmba basingiza Imana. Ibyo nabyo no kuramya. Twabona igihe bari bagiye kuzenguruka Yeriko, abantu bavuza gikondera, ni igikorwa cyo kuramya. Gideoni ajya ku rugamba, ajya kurwana n'Abamidiyani, yitwaje ibintu bitatu. Ikimwe ni ikondera, harimo ibibindi n'imuri, ariko igikondera ni ikimenyetso cyo kuramya. Ibyo rero bigariye mu buzima bw'uyu munsi, wabishyira mu bice byinshi cyane, ntabwo yorira muri kimwe. Niyo mpamvu noneho bamaze kubaka mu gihe cya Mose, bamaze kubaka ihema ry'ibonaniro, hari ikintu cyitwa icyotero cy'imibavu, aho bagombaga gucana imibavu, biravuga ngo igahumurira Imana neza, Imana iri mu ijuru. Cyari ikimenyetso cyo kuramya, ikimenyetso gihoraho cyo kuvuga ngo niki nakora kugira ngo Imana imenye ko nayubahirije. Tubyita kubahiriza. Aha rero tubibona mu isezerano rishya, banyabwenge baje kureba Yesu, bamugezeho biravuga ngo bazana amaturo baramuramya. Iki ni igikorwa kigenewe Imana yonyine, kuko ari naho abantu bahushaga babona nk'amarayika bajya kunama ngo babara hasi bamuramye. Marayika akababwira ati iki ni igikorwa kigenewe Imana yonyine. Naho Paulo Imana imaze kumukoresha ibintu bihambaye cyane, bari bagiye kumuramya, aravuga ati muramenye mutangora, kuko yarazi ijambo rivuga ngo icyubahiro cy'Imana ntabwo izagiha undi. Niyo mpamvu Paulo yavuze ati mutangoraho, murashaka kunteranya n'Imana, nge iki ni igikorwa kigenewe Imana yonyine. Muri iki kintu cyo kuramya Imana harimo ibyo twakwita element, ari ibice bimwe na bimwe bigaragaramo. Kuri bose twabona kuri icyo gikorwa harimo igice kimwe kivuga ku guca bugufi. Una gaca bugufi, akaca bugufi. Tubona Yosuwa yari umujenerali ayoboye urugamba, noneho abonye umugabo nyina mubona, abona ibye ntabizi neza, amwegereye aramubaza ati se uri uwo mu bacu cyangwa uri mu babisha wacu? Aravuga ati ngewe nje nurutse ku Uwiteka kugira ngo mbere Abisirayeli umugaba.
none aravuga ati ngiye nkora iki gukuramo inkweto kubwira umusirikare w'umujenerali ngo kuramo inkweto buriya ni nkuvuga ngo chini ya ulinzi ijya hasi. Igikorwa cyo kuramya kijyana no guca bugufi cyane. Icya kabiri kijyana no kwihana. Igihe Mose yari yegereye ageze ku musozi kuri cya gihuru, Imana avuga ngo kwetura inkweto zawe kuko aho ugeze arahera cyane. Mu kwegera Imana tuyiramya twongera kwisubiza agaciro bijyana no kwihana. Aha vuga tuti turi abanyabyaha, twagiye kure, twataye umurongo, none turagarutse mu kugarukira Imana, tugarukana ijambo ryo kwihana. Kuri abandi baramya akenshi bafataga ngetungo mu gihe cya Salomo ho bazanye intama nyinshi, inka nyinshi. Ikintu bakoraga harimo no kwigomwa bagatanga. Hari ibyo dutanga muri cya gikorwa cyo kuramya Imana. Kuramya rero bifata umuntu wese. Nandi kumva indirimbo y'uyu reka ne kumwita umuramyi kuko twese turabaramyi rero byumvikanye neza. Uyu Ngendahayo Richard aravuga ati iyo ntekereje, urumva bifashe ku bwonko ngo Mana iyo ntekereje, iyo ngutekerejeho none uravuga ngo umutima wuzura ibyishimo, ngo ubwenge bugatangira kurota ibyiza, ngo n'umubiri usesa urumeza. No kuvuga ngo bifata mu bice byose by'isabireba ku munsi wa gatatu kuramya Imana kuzana umuntu wese kukamwegereza Imana. Iki ni igikorwa nyine umuntu azajye kuramya Imana, ni igikorwa kijyana no guhishurirwa Imana iyo ariyo mu buzima bwacu. Hari amagambo twasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 17 hasi, wenda mu Kinyarwanda ntabwo byumvikana neza, ngo muri yo nimwe dufite mu bugingo, ariko mu Cyongereza avuga ngo in God, in him we have our being. No kuvuga ngo turabo turibo kubera ko Imana ariyo ariyo, turabo turibo kubera ko Imana ariyo iriyo. Noneho kubera ko turi abaremwe n'Imana, Imana avuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, byahindutse ko turi nk'utumanyu tuvuye ku Mana. Icyo rero iyo tugiye twakwigirira iki, umuntu akururuka agana ku Mana. Ikintu cyitwa kuramya Imana kiturimo, turi programme, ni nkuko basettinga programme iri automatic muri computer ku buryo wabiganisha bikagaruka, kubera ko umuntu settinze ku buryo kubaho ke kose kugenda kumuganisha kuri ikintu kivuga ngo ndagomba. Nanubwo ari ibintu by'ingengekano biraremye muri twe ku buryo umuntu wese akururuka agana ku Mana, kuko muri yo nimwo turabo turibo kuko Imana ariyo iriyo. Iyo kavuga ngo nuko gihe kigeze Imana irema abantu ibashyira mu bice bitandukanye, ibagabanyiriza ingabano zabo, ishyiraho n'imyaka kukurikirana, kugira ngo Paulo aravuga ati kugira ngo batangire kuyishaka, ahari bayishake bakabakaba. Aya magambo atangira hejuru n'amagambo meza cyane. Paulo yageze mu Atenayi, agezeyo ngo azenguruka, noneho abona bafite ibicaniro byinshi, ngo aza kubonamo ari n'ikindi ngo cy'Imana itamenywa. Arangije aravuga ati aba bantu nabonye ikibazo bafite. Buriya nubwo ari abapagani batagezweho n'ubutumwa bwiza, aba n'Abagiriki abenshi bafite ibyo bita mythology. Mythology y'Abagiriki yarimo imana nyinshi z'abagore, z'abagabo, za Hermes, Aphrodite, za Diana. Bari bafite imana nyinshi cyane, iz'imvura, iz'uburumbuke, iz'urukundo, bari bazifite. None arangije, kandi izo zose zakiraga igicaniro, arangije aza kubonamo kimwe. Buriya muri ikintu kibakurura kibajyana ku Mana, bagezeyo bakabakaba. Mu gukabakaba barahusha, bahusha bafata ibisa n'Imana, ibyo ntibigirwamana, bashyiraho byinshi. Barangije baravuga ati hari icyo twahusha, wenda hari indi dusigaje, iyo rero niza kubona ibyayo bitarimo hano yatumerera nabi. Noneho bashyiraho igicaniro bavuga ngo iki ni icy'Imana itamenywa, ni ukuvuga ngo turaza guhusha. Noneho Pawulo abyitegereje avuga ati mbonye ko mwebwe mukajya igidini. Yahaye agaciro ko aba bantu bazamutse bafite inyota yo kuramya, ariko barayoba. Bamaze guhusha batapa hose, nyine bafata ibintu byose barigeranya. Arangije aravuga ati ariko nabonye harimo n'igicaniro cy'Imana itamenywa. Iyo ngiyo niyo nje kubabwira. Imana ishimwe cyane. Iyo ngiyo niyo nje kubabwira ibyayo. Iyi ni Imana ikomeye. Ubwo nzayivuga ejo, vuga ku Mana turamya iyo ariyo. Imana ikomeye idakenera ko muyishyira mu bibumbano, muyishakira ingoro, ntabwo ikeneye, ntabwo Imana ibakeneye, ntabwo rimwe muyigize, niyo ibagize. Rero Imana ishimwe cyane kuko ari Imana idukurura, ituzana muri ikintu cyitwa kuramya.
we were created for worship. Ni ibintu biturimo. Iyo rero urebye mu Baroma igice cya mbere haratubwira ngo n'abantu batigeze bagirwaho n'ubutumwa bwiza, ngo ibyaremwe bivuga Imana umuremyi, ibyaremwe bivuga umuremyi. Niyo mpamvu abantu bose basingiza Imana bavuga ati ibyo umuntu atumva byose uko biri kose rinosiyo y'Imana hejuru y'ibi byose. Niyo mpamvu usanga abanyarwanda usanga nk'umuntu w'umukene cyane, iyo yageze nk'umuntu w'umukire akamukandagira akamubonerana akamusuzugura, yamara kumukinagaza cyane, noneho ukabona wa wundi yabuze icyo amutwara, arangije aravuga ati basi twara byose mu ijuru hari Imana. Ibyo rero bigarura kera ugasanga byarimo muri bya bindi byo guterekera byo kubandwa n'iki, ariko nyuma ya byose umuntu akavuga ati ubwo byanze byose ahasigaye naho Imana, akita umwana ngo naho Imana. Ni ukuvuga ngo cya kindi gikurura kimeze nka rukuruzi kigenda kiganisha umuntu ku Mana, nicyo iyo nyota, ubwo bushake bugenda busunika umuntu nawe yahusha, ariko nta mpamvu afite. Ikintu cyo kuramya kiraza noneho kikazana umuntu kikaba cyamujyana heza cyangwa akayoba. Iyo ugeze mu Buhinde bafite Imana zigeze nko kuri 30 na bingahe. Noneho iyo uje ukavuga ati nanjye nje kuvuga Imana, bavuga ati iyawe ni iyihe? Ati Imana nje mfite ni umuremyi w'isi n'ijuru, yitwa Yehova, yatanze umwana wa Yesu Kristo. Ati nayo muyubakira ingoro, muyishyire hamwe n'abagenzi bayo, yicarane n'abandi. Niko mu Buhinde bamera. Ni ukuvuga ngo iyo nyota ni nyinshi cyane ku buryo bagiye barayoba bararindagira, kubera ko bashaka gusubiza icyo kibazo Imana yaremye umuntu. Iyo program yashyizwe mu muntu bashaka gutanga igisubizo, ariko barangiza bakayoba bakajya ku Mana itari yo. Niyo mpamvu abantu benshi bagiye noneho kugira ngo bagane Imana batangira kugenda bazana ibintu bita substitute, ibindi bisa n'Imana. Tubagira impaka mu mashuri ya teologiya, ariko abantu bavuga bati ese abamisiyoneri nibo bazanye Imana mu Rwanda cyangwa muri Afrika, cyangwa yari ihari? Ariko ibimenyetso byose bigaragaza ko Imana yari ihari. Niyo mpamvu Abanyarwanda mbere y'uko abamisiyoneri baza bajyaga bavuga ngo rurema, bakavuga Imana, banaha Imana bande, ukabona ko iyo nosiyo bari bayifite, ariko Imana bakaba batayizi. Niyo mpamvu handi mu Baroma bavuga ngo aba bantu na excuse, nta mbabazi bakwiriye kugirirwa, kuko mu byaremwe byose Imana yabahishuriye ko ariyo Mana, ariko barangije ngo nibayubahiriza nk'Imana, ntago bayiworshipinze nk'Imana, ahubwo ngo imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima, bagana inzira y'ibigirwamana, noneho bahura n'ingaruka. Ariko na excuse, nta mbabazi bagirirwa, kubera ko Imana mu byaremwe yabayishuriye ko ariyo bakwiye kuganaho, ariko barahusha baragenda. None njya gusoza mvuye kuri aya magambo, iyo abantu bataramya Imana, kuko kuramya byo ni programme, turabo ngabo dukururuka tushaka Imana kugira ngo tuyihe agaciro, tuyubahirize, tuyishime, tuyisingize. Ariko iyo byanze, iyo byabuze, umuntu ajya kwisanga. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe uzatubeshya ngo ngo ndumuhakana Imana, uwo ngo arakubeshya. N'ibyo tuvuga twebwe ngo turi mu bihugu biri laïque, ngo ntago nukubeshya, kuko iyo twagize ibibazo byinshi, corona iraza, noneho kumva ngo turashaka gutegura amasengesho y'igihugu ko gusengera corona, ko turi laïque se amasengesho ajati. Niyo mpamvu usanga ibintu byabaye imvura yabuze mu Bugesera, abati muza n'abantu Imana bazi basenge, ije gute ko turi mu gihugu laïque? No kuvuga ngo niyazagira umuntu mbeshya n'abandi bavuga ngo jewe ndumuhakana Imana, umuntu abivuga yamugendekeye neza, ariko yatangiye ibintu byamukomeranye, indwara yamugezeho, amaze gutagangara, aratangira akavuga ati ariko nimunsengere nimunyegereze Imana, kuko cya kindi cya kinyoma cyo kuvuga ngo ndumuhakana Imana kiba cyakubititse, biba bigiye kumurangirana. Reka mvuge kuri izo substitute, ibindi bijya mu mwanya w'Imana. Kimwe nuko twabibonye muri Bibiliya, kera hari bigirwamana, hari za Dagoni, za Ashera, ibyo byo birasobanutse, birumvikana, kandi n'uyu munsi biracyahari. Iyo Imana idahawe agaciro mu buzima bw'umuntu ngo ayiworshipinge, no kuvuga ngo ayihe agaciro nk'Imana, ayobereze nk'Imana, hari ibindi bisimbura. Muri bya bindi bisimbura hari bigirwamana, icyo ni kimwe, ariko n'iki bitaba bya bigirwamana bifatika, ahubwo hari ikindi kinaha agaciro kikamubera nk'Imana. Ashobora kuba ari we, hari n'abami bagiye babitegeka, nk'abami b'Abaroma, ati gende empereur, ntabwo ari byiza ko hasengwa izindi mana, ngiye ntarimo, nanjye munshyiremo mu bakwiriye kuramywa. Noneho abantu bagatambuka bavuga ngo Caesar is king, Caesar is lord. Kaisari
ni nyagasani, he is Lord. Ntabwo ari king gusa, ni Lord, ni nyagasani. Nawe bakamuramya tumwishyire hamwe n'abandi. Ariko nabiramya bo bwabo ati achievement y'ibyo nagezeho, ngiye ndi Imana yanjye. N'andi bantu bavuga ati ndigize, ngiye ninjye wibeshejeho, ibi byose mfite ninjye wabyigijeho. Ntiyagira umuntu umubwira gusenga ngo ngiye gushaka Imana, arayishakira iki? Ngiye ndigize, ndishoboye. Abo rero wabahindutse Imana kuri bo. Hari abagize amafaranga bayahindura Imana, bakayagira intego y'ubuzima, bakayirukaho, nta kindi kintu n'amafaranga. Niyo mabiro ngo iyo Mana yitwa Mammon, bihinduka ikigwamana. Hari n'abandi fame, kumenyekana n'ibindi byose byaragiye birazamuka, noneho babihindura imana zabo. Rero muri iki gihe cyo kuramya, uyu munsi nashatse kuvuga ngo twaremwe ku buryo turi programme, ku buryo dukururuka tugana ku Mana, kandi iyo tuyiganaho tugenda turushaho guca bugufi. Noneho tukarekonesa ko Imana ari Imana, ari umuremyi. Imana ikwiriye ko tuyubaha tukayubahiriza. Iyo rero byahushije tugana handi. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ikintu nashatse kuvuga cyanyuma na nyuma nuko uwo ari we wese nawe uri hose wakwibaza ngo Imana ifite akahe gaciro ubugingo bwawe. Ese nta bindi byaba byarayisimbuye? Ibyo bindi ese uragereranya n'Imana? Ushaka kuyibangikanya n'Imana ko ari Imana itabangikanwa? None ibyo bindi ni ibiki? Niba bihari, mureke dufate za ntambwe zo guca bugufi, zo kwihana, zo kuyisingiza, no kurekonesa, no guha agaciro Imana y'Imana. Nagijya abaririmbyi n'abaramye, nimuze natwe tujyemo twese, wakorera Imana, wayegera, wayiworshiping, uyiramya, wayiworshiping, uyikorera, wayiworshipinga, ukora imirimo yo kwitanga. Ibyo byose, ibyo bikorwa byose, nimuze twese noneho tuze tube baramya Imana kandi bayiramya mu by'ukuri. Reka rero dusenge, ejo tuzavuga ku Mana iyo ariyo, kuko kugira ngo turamye Imana by'ukuri nuko twabanza kumenya ngo Imana nindi, Imana ni nyabaki, isa gute, ireshya gute, kugira ngo noneho turusheho guca bugufi ndetse no kuyiha icyubahiro kikwiriye. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, waturemye ku buryo hari ikibanza cyawe, ku buryo iyo tudakururuka tugana kuri wowe hari ibindi biza bigasimbukiramo. Niyo mpamvu twese turabaramye, ariko ibyo turamya nibyo bitandukanye. Mana arabakuramyaga by'ukuri, ariko igihe kigeze bagusimbuza ibindi. Uyu ni umwanya w'Umwuka Wera kugenda agaragaza ibyasimbukiye mu kibanza cy'Imana, kugira ngo bisimburwe bisubize mu mwanya wabyo, kuko nta kiruta Imana, nta kindi kintu cyasimbura Imana. Mana yacu, n'ababandi bavuga bati nge nzibeshyaho, Mana uretse kubeshya gusa nta kindi kintu gihari. Ubugingo bwabo ni vide, bameze nk'intebe itigeze yicarwaho, bameze nk'ikaramu itigeze yandikishwa, bahindutse imbura mu maro, bahindutse abantu batazi iyo bava niyo bajya. Iyo utari Imana mu bugingo bwabo ngo baguha agaciro kagukwiriye. Mana cyadufasha cyane cyane duhereye mu itorero, kugira ngo twese tuba baramye bukuri, babandi bagana bakururuka bajya hasi, kugira ngo Imana ishyirwe hejuru mu itorero ryayo, mu bayikunda, mu byo dukora, mu ndirimbo, mu bikorwa byose, mu kubaka, mu kwitanga, mu kuvuga ubutumwa. Ibyo dukora byose, reka Mana tubikore tugamije kuzamura icyubahiro cyawe, kugira ngo ukomeze kuba Imana, ngo natwe tube abo turibo, kuko uri Imana, uriwe. Nibyo bituma tuba abo turibo Mana by'ukuri. Turakoze cyane, umve gusenga kwacu uyu munsi, kandi duhe guca bugufi no kwihana mu izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe cyane, tumaze kumva no kwakira ijambo ryayo hejuru yo kuramya Imana, kandi pastor arabisobanuye. Nubwo umwanya dufite ataba ari munini, ariko havugwa bikeya, umwuka w'Imana agakomeza yagura byinshi cyane mu mitima yacu. Imana rero imuhe umugisha. Kuramya urabyumvise yuko ntabwo bikwiriye kwitirirwa umutwe w'abaririmbyi runaka, korali runaka, cyangwa se ya matsinda yo guhimbaza Imana, worship team, cyangwa se umuntu ku giti cye ngo ni umuhanzi, ni umuramyi. Urumva ko kuramya Imana, kuyishima ni ibya twese, ahubwo nahanjye nahaho kwibaza ngo amaboko yanjye aramya Imana gute, amaguru yanjye yiramya gute, ururimi rwanjye ruyiramya gute, umutima wanjye uyiramya gute. Kuko tumaze kumva neza ngo bihera mu kwihana kandi no mu guca bugufi. Ese amaboko yawe arayiramye? Ibyo ukora
ni ibituma koko Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, urayishima urayiramya. Ururimi rwa magambo ruvuga ibiri mu mutima wawe. Ese ingendo ukora, imirimo yawe, ibyubamo, imyitwarire yawe, imikorere yawe, ubuzima bwawe bubayeho mu buzima bwo kuramya Imana? Kuko tumaze kubwirwa ngo kuramya Imana nyakuri ni uguca bugufi, ni ukuyimenya n'agaciro kayo n'ubudahangarwa bwayo no kumenya iyo iri yo nyine, hanyuma tukayubaha. Kandi uko byagenda kose icyo kintu cyo kuyiramya twarakirema, kuko dukeneye Imana mu buzima uko byagenda kose. Uramenye rero ntiwiramye ubwawe, ntugire n'ikindi icyo ari cyo cyose waramya nk'uko tumaze kubibwirwa, ahubwo ubuzima bwawe bubeho mu buryo bwo kuramya Imana. Wihane, uce bugufi, uhindukire, ukore ibishyirisha hejuru izina ry'Uwiteka Imana. Imana rero nihabwa icyubahiro. Pastor arakoze, kandi ejo azakomeza kuwa kabiri, kuwa gatatu akomeze. Turi kumwe rero, tuzakomeza turushaho kubyumva, kandi iki cyumweru tuzagira umugisha wo gukomeza kwigishwa no gutekereza hejuru yo kuramya Imana nyakuri no kuyishima. Imana ni ibishimirwe rero. Twiringiye yuko bizarangira nawe umaze kumenya nawe ubwawe, nubwo utabarirwaga mu mutwe w'abaririmbyi runaka, ariko aho uri hariya mu rugo rwawe, mu kazi kawe, aho ukorera, aho uba, cyangwa se ku ishuri niba uri umunyeshuri, wumvise ko nawe ufite inshingano zo kuramya Imana. Ntabwo ari ikibazo cyo kuririmba ku butabizi cyangwa se umuhanga, ahubwo igikuru wowe urinde mu maso y'Imana. Uragaragara gute? Imico yawe, imibereho yawe. Imana idushoboze kugira ngo ubuzima tubayeho, imibereho yacu, uko tugaragara, uko twumvikana, biba ari ibituma izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwa kandi rishimwa. Imana rero ibahe umugisha. Dusatiriye umusozo w'iteraniro twari dufite ry'uyu munsi kuwa mbere. Imana ibahe umugisha. Ariko ndagira ngo mbere yuko tuza gufata umwanya wo gusoza muri rusange, tubashimira mwebwe mwabanye natwe, kandi duhana n'amatangazo, duhana amakuru muri rusange, tuza no gusengera gutandukana kwacu no kubaturaho umugisha w'Imana. Tubanze dusengera ibyifuzo biri hagati muri twebwe. Dusengera ibyifuzo biri hagati muri twebwe. Ufite ibyifuzo bitandukanye, nanjye ndabifite. Hari ibyifuzo rusange, hari iby'itorero, hari iby'igihugu, hari iby'imiryango. Ibyifuzo ni byinshi cyane bitandukanye, ariko icyo nshimira Imana, nubwo ari byinshi bingana gutyo, nubwo turi benshi bafite ibyifuzo, ntabwo Imana ifite ikibazo cyangwa iri budukurira ibisubizo. Ntabwo Imana ifite ikibazo cya stoke yayo ngo yayibanye nkeya ku by'abantu tuyikeneyeho. Oya, twebwe nituyikoreza amaganya yacu yose kubera yuko itwitayeho. Imana nishimwe cyane. Ndibuka mu Itangiriro 17 uhereye ku murongo wa mbere, Imana yabwiye Aburahamu ngo ni njye Imana ishobora byose. Imana nishimwe cyane. Hanyuma ngo ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose, ngo nanjye ndasezerana nawe isezerano. Imana nishimwe cyane. Igikuru twebwe nuko imbere y'Imana tuyishaka kandi tuyitunganira, hanyuma ibyo yibwira kutugirira byo birahari, tuyishakana imitima yacu yose itunganye. Si ikibazo cy'uko ari byinshi, y'ubwayo irihagije. Imana nishimwe cyane. Rero fata umwanya, ntitubikore nk'umuhango ngo buri terano dusengera ibyifuzo. Oya, bye kumera nk'akamenyero, ahubwo mu mutima jya imbere y'Imana, wereke Imana icyifuzo cyawe. Hanyuma inzira izanyuramo ntabwo wowe uzishinzwe ntiwazimenya, ahubwo wowe ca bugufi gusa uvuga ngo Mana, igikuru nuko mbikwereka, nuko nkwiringiye, aho uzanyura urahazi. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Data wa twese nyiribihe, tugushimiye kuri Imana wihagije mu gusubiza abo waremye. Icyubahiro ni kibi cyawe. Inzira z'imiyaga ntabwo tujya tuzimenya rwose, twebwe twumva umuyaga uhuha, kandi uko amagufa y'umwana akurira mu nda ya mama we, ibyo ngibyo ntabwo tubizi twebwe, ntabwo twabimenya, ntabwo twabirondora. Ufite inzira nyinshi n'ubudahangarwa bukomeye kandi n'ubuhanga bwo gusubiza abawe. Turagushimye Mana. Ku nyanja itukura Abisirayeli bari babuze icyo bakora, kandi gusubira inyuma nubwo nta kiza cyariyo, n'ubundi ntibyari no kwemera, kuko abari bagiye kubica bari inyuma yabo. Iburyo n'ibumoso hari imisozi. Nyanja itukura nta kiraro, nta ndege, nta bwato, nta wari kuyoga ngo ayirangize. Turagushimye kandi ubwo mu butayu bari bafite inyota, mwami wanjye, babuze n'ibyo kurya, waragaragaye utanga amanu kandi utanga amazi, ndetse n'igihe bari bifuje inyuma warazitanze. Kuri Yorodani mwami Imana, nta bundi wahabaye ni wowe. Bw'abatambyi bakandagizagamo ibirenge, mazi yarigabanyije. Turagushimye. Inkike z'Yeriko Mana zaritse kubwo kukwizera. Gideyoni twigeze kubwirwa yarwanishije ibibindi n'impundu. Urakoze. Ntabwo amateka yawe n'ibyo wakoze twayarondora ngo tuyavemo. Turagushimye. Natwe mu buzima bwacu hari ibyo wakoze. Ibyifuzo byacu ubwoko bwawe turabizamuye kuri ano manywa. Tugushimye ko utatwirengagiza, tugushimye ko utuzi, tugushimye ko tutarabivuga ubihizi. Niyo mpamvu rero mwami, umutwaro wacu
cyangwa se umukoro dufite ni ukubikumurikira tukavuga ngo ni wowe twizeye, ni wowe Mana nyamana, ni wowe Mana ikiza. Mu izina rya Yesu rero ibyacu turabiguhaye, tuguhaye ibyifuzo byacu, umuntu ku giti cye mwami, ibyo byose urabizi. Niyo mpamvu rero dusenze ugira icyo ukora mu izina rya Yesu kuri mwene data na mushiki wacu. Ibyifuzo bye ntitwabimenya, ariko urabizi Imana. Aha rero bafite ibyifuzo by'uko barwaye cyangwa se barwaje, gira icyo ukora ku barwayi. Urakoze wa mwami we, abaganga mu isi wabahaye ubumenyi n'ubuhanga, hari ibyo bashobora, hari ibibananira mu izina rya Yesu, ariko wowe tegetse rimwe birakumvira. Tegeka ku burwayi bw'aba bene data na bashiki bacu, iyi mibiri ibe mizima, iyi mibiri ibe mitaraga, kuko uri Data wa twese ubishoboye. Hari n'abafite ikibazo cy'ubushomeri, batakaje imirimo, nta kazi barabona. Uri Imana wakingura imiryango y'akazi, kuko ubishoboye, kuko uri Data wa twese. Twebwe inzira ntitwazibona, ariko wowe ubwawe ufite uko wabigenza, icyubahiro n'ikibi cyawe. Hari n'abifuza kubyara, turabasengeye mu izina rya Kristo. Abatarasama bahabwa umugisha nawe, urubyaro ruboneke ku bwawe, kandi abatwite nabo bifuza kuruhuka amahoro turabasengeye. Ndetse abageze kwa muganga, gira icyo ukora, kuko uri Data wa twese. Kuraho intambamyi zose, kuraho inzitizi zose, kuko uri Data wa twese mwiza. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Hari n'abifuza icumbi, ubarengere, kuko uri Data wa twese. Waremera umuntu nawahe akagira aho atahahe, ibyo urabishoboye. Ababuze ubwishyu bw'inzu ubutage, kuko uri Data wa twese. Abohereje abana ku ishuri Minervari kabitaruzura, bagirire neza Mana. Abifuza kandi bakibaza ngo tuzabohereza gute, cinzira, kuko uri Data wa twese. Ahari n'abafite amadeni, amadeni ya banke, amadeni y'ibimina, amadeni y'abagenzi babo, babuze uko bishyura, bagize ibizazane, bagize ibibazo, ariko turasenze mu izina rya Kristo. Mu gihe cya Elisa wishyuriye umupfakazi, urakoze, kuko uri Data wa twese. Urakoze, n'ubu wabishobora. Wishyura amadeni y'abaja bawe, wishyura amadeni y'abagaragu bawe, kuko uri Data wa twese mwiza. Cyubahiro n'ikibi cyawe Mana. Dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, tugisabiye amahoro, tugisabiye umutekano urambye, tugisabiye kurindwa nawe. Abayobozi waduhaye uhereye ku rwego rukuru ukageza hasi mu midugudu, mu izina rya Yesu turasenze, komeze kubarinda, ubaha amahoro. Banyarwanda n'abaturarwanda, mu izina rya Yesu duhabwa umugisha nawe. Serivisi zitandukanye zihabwa umugisha nawe zikorerwa muri iki gihugu, ubuhinzi n'ubworozi, ubucuruzi, ugira icyo ukora, kuko uri Data wa twese mwiza. Dusengeye itorero ryawe, dusengeye abera b'Imana, dusengeye abakwambaza bose, abakwizera bagutegereje, bari mu mpande enye zose z'isi, bategereje kuruhurwa nawe. Urinde umugeni wawe, urusheho kumweza, umwaganye uhamahage, umurinde imyuka mibi, murinde ibyamwanduza, byamwangiza, kuko uri Data. Utabara abera bawe. Urakoze Mwana w'intama w'Imana. Kandi rero mwami, by'umwihariko nanone aho dukorera umurimo, aho tubarizwa, ADEPR nayo igirirwe neza nawe. Buntu bwawe buyigote, buntu bwawe buyizenguruke. Bashumba bacu batuyoboye ku nzego zitandukanye, bakuru b'itorero, babwiriza butumwa, inama nyobozi z'imidugudu, turasenze mwami. Abaririmbyi, abakristo, abanyamasengesho, reka tugotwe nawe mu izina rya Yesu. Turinde imiyaga n'inkubi zayo, utuneshereze mu izina rya Kristo. Bendera ryo kunesha ribe kuri twe. Inyubako yawe y'urusengero rwa Nyarugenge turayisengeye, bimaze gukorwa ni byinshi. Ibyo wadushoboje Mana, waduteye umwete, waradushyigikiye. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze mwami, tugushimiye ibyo wakoze, n'ibindi bisigaye ubirangize, kuko uri Data wa twese mwiza. Kandi abakumbuye guterana ubane nabo mwami, urinde imitima y'abawe, kandi uca inzira, utanga uburyo, kuko ubishoboye, kuko uri Data wa twese mwiza. Si yose turayisengeye, irindwe nawe. Mahoro y'Imana abane natwe. Urakoze mwami, tugushimiye. Tuvuze ibyo bike, tubivuze nk'abana b'abantu, ariko tugushimiye ko wowe uzi ibidukwiriye byinshi cyane. Kandi turagushimiye, tutarasaba, tutarabumbura umunwa, tugushimiye ko ubuzi ibidukwiriye. Nuko icyubahiro n'ikibi cyawe, natwe turagutegereje kandi turakurindiriye. Twiringiye kugirwa neza no gufashwa nawe muri byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Turasenze kandi turizeye, kandi gukora ni ukuwiteka, kandi utegereze wihanganye, nanjye ntegereze nihanganye, kandi Imana idushoboze, iduha imbaraga. Mbere yuko tuza kwakira pasiteri watuganije ijambo ry'Imana kugira ngo dusengere Imana, ayidushimirira kandi atwaturaho n'umugisha, turagira ngo twibukiranye kuri ya gahunda yo gukorera Imana, dutanga icya 10 n'amaturo, dufasha abakene, kandi ndetse dutanga n'inkunga cyangwa umusanzu wo kubaka
inzu y'Imana, urusengero, ni ukwibukiranya. Birashoboka ko waba atabyibuka cyangwa se ukurikiye nonaha. Cya 10 n'amaturo tukinyuza kuri iriya beka konte ndetse na BPR zose muri mwo murazibona, niho tunyuza icya 10 n'amaturo uko umwami Imana ashoboje umuntu wari we wese, kandi na Momo Pay nayo irakoreshwa ngiriya muri mwo murayibona. Ni ukwibukiranya ku basanzwe babizi cyangwa se n'uwari ukurikiye ari mushya cyangwa utaherukaga. Imana yabahe umugisha. Momo Pay inyuzwaho gufasha abakene nayo ni iriya. Imana ibahe umugisha abazirikana abagenzi banyu, kandi Imana ibahe umugisha. Hanyuma n'inyubako nayo murayibona, konte yo muri beka ngiriya, ndetse zose bazishyireho rimwe. Imana ibahe umugisha. Icya 10 n'amaturo ari abakene, ari inyubako, kandi amakuru y'inyubako ni meza. Twarimo tubabwira ko tumaze iminsi turwanya inkongi y'umuriro, dushyiraho amasysteme yose, dushyiramo installation. Rero turashima Imana ko ibyo byasojwe, ndetse n'ibijyanye na surveillance za kamera muzikwa zose bikora mu buryo bw'ikoranabuhanga. N'ibyo byose turabishimira Imana. Rero ubwo rero ni imbaraga zawe n'imbaraga zanjye. Turashimira abakristo mwese, turashimira bene data, inshuti zacu, abitanze mwese kugira ngo iyo mirimo ikorwe. Igisigaye ni ugukomeza gusenga kugira ngo mu gihe gikwiriye inzego zibishinzwe nazo zizaze zirebe imirimo yakozwe n'ibimaze gukorwa byose, kandi mu gihe gikwiriye twizeye ko Uwiteka azashima ko uburenganzira bwo kongera guteranira mu rusengero buzatangwa, hanyuma tukongera tugahura. Imana ibahe umugisha. Bikiruko rero tugikomeje gukora iyo mirimo, kandi yenda umunsi utaragira ngo duterane, ni uko umwuka w'Imana bakurinze, ijambo ry'Imana rikomeze rikubake, kandi mu muryango wawe aho ngaho mukomeze mwakira ijambo ry'Imana. Tubaha ku audio namwe ubwanyu muryisomere, kandi umwuka w'Imana akomeze abane namwe. Imitima nirindwe, imitima niyambara imbaraga, kandi murwane intambara nziza yo kwizera. Imana ibahe umugisha. Rero mwese abadukurikiye ababanye natwe, tubashimiye Imana kandi tubatiye umugisha w'Imana. Mugire umunsi mwiza kandi mugubwe neza. Tuzongera ku munsi w'ejo. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Na pastor wabanye natwe turamushimiye, kandi turacyakomezanyije muri iyi minsi ibiri iri imbere. Imana rero twese duhana umugisha mu izina rya Yesu, amen. Reka rero pastor ashima Imana twatureho umugisha, baze kudusezera n'indirimbo imwe, hanyuma tuzongera ku munsi w'ejo. Murakoze. Mana turagushimiye cyane, turagushimiye kuri Imana nyamana, kandi birakwiriye ko mwami ushyirwa hejuru mu buzima bwacu. Reka Mana duhinduka baramye kandi bakuramya, tukuramisha ibyo turi byo, abo turi bo, ibyo dufite. Mana yacu, reka ibyacu byose yerekana Imana. Data turagushimiye kuko ugirira neza abantu bawe, kandi iyo tukuramya, iyo tukuzamu, iyo tuvuze Uwiteka gukomera kwawe, tukavuga ubwiza bwawe, Mana iyo umaze kunezerwa uhumurirwa neza, nta kindi ukora uretse kugaba. Ugaba mwami imigisha Mana, kandi utanga ibyiza, abana bawe bakanezerwa, abantu bawe bagahabwa agaciro, abana bawe mwami bagatahura neza inzira, bakumva umuhamagaro, bakumva ijwi ryawe Mana Uwiteka, kandi tukaba mwami Yesu Kristo impumuro nziza kuba tukikije bose. Turagushimiye rero kubwo uyu mudugudu, gushimiye kubwo ibikorwa byose, gushimiye kubwo itorero, kubakunda Imana n'abayiramya. Reka Mana tuba baramye nyakuri. Urakoze kumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Yemna